turabasuje nk'ibisanzwe bakunzi ba Irakora TV, amahoro y'Imana nabane namwe, haba bari mu Rwanda, bari muri Afrika hose cyangwa se hanze ya Afrika, ubwo ni no kuvuga ku mugabane wa Amerika, Australia, Hosiana za Hosenia, abantu bose badukurikiye kuri urubuga rwa Irakora TV, turavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Nk'ibisanzwe uru ni urubuga rukugezaho ubutumwa bwiza, haba mu ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'abahanzi ku giti cyabo cyangwa se ibindi byose bifasha umukristo. Uyu munsi wa none nabwo turi kumwe na Papa Munyana cyangwa se Pastor Emmanuel, nk'ibisanzwe n'ubundi ntabwo ari umushyitsi kuri Irakora TV, twavuga ngo ni umusangwa, ariko uyu munsi rero nawe twifuje kubana nawe mu ijambo ry'Imana. Pastor, twakwakiriye tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Turagira ngo rero mwinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tunabakira. Murakoze cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Tugiye kurya umutsima cyangwa se tugiye kwiga. Hari imvugo ntajya nemera ivuga ngo tuganire ijambo. Ntabwo Imana ijambo ryayo ntabwo ari ikiganiro, kuko ubwo hajya hazamo n'impaka. Rero tugiye kurya umutsima w'ubugingo kandi utera imbaraga, kugira ngo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Rero reka dusenge turye uwo mutsima kandi tuwusangire, tugire imbaraga twese. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye uyu murongo washyizeho wo kukwamamaza wa Irakora TV, icyubahiro nigikomeze kuba icyawe. Rero tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo uzubane natwe. Pawulo aravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ntabwo rero nakwamamaza udahari ngo bishoboke. Nguhaye ikaze na karibu kugira ngo presence yawe ibe hano hantu, kandi ushyigikire ijambo ryawe kugira ngo kuko ritajya rigenda ngo rigaruke ubusa. Rero ndakwinginze kugira ngo rihige imitima y'abantu, rikize kandi riyirobe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero, turagushimiye, ukomeze kubana natwe, kandi abagiye kuryumva ubahe amatwi yumva, ubahe ubwenge buzima bwo kuryumva, kuko Petero yaravuze ngo basitara ku ijambo ntibaryumvire kandi aribo ryagenewe. Rero reka abo warigeneye ribagirire inyungu mu izina rya Yesu, amina. Haleluya. Rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana riboneka muri Yosuwa ibice 4, guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 9. Reka mwene data turi kumwe adusomere. Reka dusome Yosuwa ibice 4 kuva ku murongo wa mbere kugera ku 9. Umutwe w'amagambo uranditse ngo batoranya abagabo bo gutora amabuye yo muri Yorodani. Ubwoko bwose bumaze kwambuka Yorodani, Uwiteka abwira Yosuwa ati, robanura muri aba bantu abagabo 12 mu miryango yose, havemo umwe umwe. Ubategeke uti, nimutore amabuye 12 muri Yorodani. Hagati aho abatambyi bari bashinze ibirenge, muyambukane muyashyire aho mugandika iri joro. Yosuwa aherako ahamagaza abagabo 12 yarobanuye mu miryango y'Abisiraheli yose umwe umwe. Arababwira ati, nimunyure imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati, umuntu wese aterure ibuye arishyire ku rutugu nk'uko umubare w'imiryango ya Isiraheli ungana, kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe. Kera ubwo abana banyu bazabaza base bati, aya mabuye ku bwanyu ni icyitegererezo ki? Muzabasubize muti, amazi ya Yorodani yatandukaniye imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igihe yambukaga Yorodani. Igihe haranditse ku murongo wa 7 ngo muzabasubize muti, amazi ya Yorodani yatandukaniye imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igihe yambukaga Yorodani, amazi yayo agatandukana, kandi ayo mabuye
azaba icyitegererezo cyibutsa abisiraheli iteka ryose ibyababayeho. Nuko abisiraheli bakora nk'uko Yosuwa yabategetse, batora amabuye 12 muri Yorodani hagati nk'uko Uwiteka yategetse Yosuwa, bakurikije umubare w'imiryango y'abisiraheli uko ingana. Barayambukana bayageza aho bagiye kugandika, bayaturaho. Yosuwa nawe ashinga amabuye 12 muri Yorodani hagati aho. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano bari bashinze ibirenge, niho akiri na bugingo n'ubu. Mwakira ijambo ry'Imana. Amina. Imana iguha umugisha. Mwene data ansomeye neza cyane. Rero intego y'iri jambo ni ukuvuga ngo abisiraheli b'icyo gihe nibo batwebwe. Imana rero itegeka Yosuwa umuyobozi, nk'uko yategeka umushumba ngo abwire abakristo, iramubwira ngo toranya abagabo. Burya abantu bose ntabwo ari abanyabwenge, nta nubwo abantu bose ari abirezerwa. Iramubwira ngo toranya abagabo mu Bisiraheli b'abanyabwenge, batora amabuye muri Yorodani, hanyuma ayo mabuye abana muzabyara, bivuga ko hari hakirimo n'abasore, aya mabuye ntimuzayate. Aya mabuye azahora ari ikimenyetso cyanyu ubwanyu n'abazabakomokaho. Umwana wanyu nakubaza ngo papa iri buye rivuga iki, uzasobanura aho iryo buye warikuye. Imana itugiye neza cyane. Rero bivuga ngo ni ikimenyetso kigaragara ahantu Imana yagukuye, kigaragara ko wigeze ubaho mu mibereho ikomeye, wigeze ubaho mu mibereho ikakaye, wigeze ubaho ushomereye, wigeze ubaho utiga, wigeze ubaho ushonje, wigeze ubaho wambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo aho ngaho icyo Imana ishaka ni uko ukwiriye kuhakura ikimenyetso cy'uko yahagukuye, no gukomokaho ukazabimwereka, no gukomokaho ukazabimwereka, ukamubwira uti dore iki ni ikimenyetso cy'uko Imana yatwambukije Yorodani y'inzara. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana yatwambukije Yorodani yo kutiga, mwe mukaba mutarize. Ndabaha urugero, nk'ubu sinigeze niga, ariko ndashaka kukubwira ko abankomokaho bariga bakaminuza. Hari no twumvishe ngo bano muri Amerika Haleluya mu gihe cyashize. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ngomba gufata ibuye rikambera ikimenyetso, ku buryo mu gitaramo cya famiye nimbaganiriza ntazajya nzana mu bwiyemezi, ahubwo nzajya mbemeza Imana. Nkababwira inti mwabana mwize kubera Imana, mwambaye kubera Imana, kubera ko sinari kubishobora. Noneho ubwo mba ndimo mbashyira mu nzira yo kubaha Imana. Bivuga ngo rero ni iki Imana yari ibwire Yosuwa, titoranya abagabo batibagirwa. Burya abantu bibagirwa, hari igihe ubona amafaranga ukibagirwa yuko wigeze ukena. Biragatsindwa. Noneho waba umukire ugasanga uracirira imbwa, uracirira amapusi, ukayuzuza mu rugo, akanywa inshyushyu, imbwa zikarya inyama, kandi uturanye n'abakene. Nyamara wigeze umererwa nabi ku buryo wariho mu buzima wifuza, n'uba bataye ikirayi munsi y'urugo. Rero ndashaka kukubwira ngo imbwa n'ipusi mu rugo si cyo kimenyetso kigaragaza Imana yagukuye, ahubwo ukwiriye kuzirikana ababayeho nabi, ababayeho nabi cyangwa ubufasha. Uwo muntu ubayeho nabi nuramuko wibutsa Imana yagukuye nawe ukamugirira neza, icyo kizaba ari ikimenyetso cy'uko utibagiwe ahantu Imana yagukuye. Haleluya. Kandi nubikora abana bawe babireba, iyo neza bazayigana, bavuga bati ariko papa kuki akoze kuriya, ni ukubera Imana. Niko abarokore tuvuga, impamvu mbikoze ni uko nzi Imana, impamvu mbikoze ni uko mfite ibuye nakuye muri Yorodani, hahandi nabonaga ngiye gupfa, hahandi nabonaga ntari buve, ariko nkuramo ibuye ryo kutibagirwa aho navuye. Haleluya. Iyo wibagiwe aho wavuye nta nubwo umenya iyo ujya. Imana itugiye neza cyane. Rero ndashimira Imana yuzuza umwuka wera abarokore, ikaduha n'ubwenge bamwe bita ngo n'ubujiji. Umurokore ugasanga aravuga ahantu yavuye, biriya byubaka abantu. Ariko hari umuntu ushobora kubona yambaye ikote nk'iri nambaye ukagira ngo niko yahoze. Hari umuntu ushobora kwambara inkweto nk'iyi nambaye nziza cyane ukagira ngo niko nyine yamubyaye. Oya, twigeze turwara amaga,
twigeze turwara amavunja n'inda ariko urabona ukuntu umeze. Ibi rero ni ukubera Imana. Nambutse Yorodani y'ubwo butindi, nambuka Yorodani y'ubukene, none aho ndi haranejeje, ndabyara abana bakaminuza. Niko se iwacu bameze? Reka da, ya karande iwanyu watubwiye, ya karande iwacu nababwiraga ntago ariko tumeze. Ariko kuko natoye ibuye muri Yorodani, ni Imana yankuye, nicyo gituma nashobora kwibagirwa ineza y'Imana. Rero ndi hano nk'ugukomeza, ndi hano nk'ukubwira ngo nawe ntukajye wibagirwa uwo wari we kera. Haleluya. Ntukibagirwa uwo wari we kera, ahubwo jya uzirikana Imana yagukuye, jya uzirikana uwo wari uri we, jya uzirikana imbaraga zagukuye aho ngaho. Ntabwo ari wowe wahikuye, ahubwo ni Imana yahagukuye. Imana itugire neza cyane. Hari indirimbo twagaturimba ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge. Rero ndashaka kukubwira ngo iyo wibagiwe igihe wakizwaga uba waraguye, ariko iyo uzirikana ukuntu wakijijwe ukomeza guha Imana icyubahiro. Ndashaka rero kubabwira ngo bene data, nta Yosuwa ukiriho uyu munsi wa none, ariko ngewe ndiho, nawe uriho. Ese wowe wa muyobozi we urimo urategeka abantu bawe ngo iki? Ese wowe wa muyobozi we urimo uratanga uruhe rugero? Ese wowe munyarwanda utari ufite inzu, utari utuye muri Kigali, utari ufite shinge na rugero, ubu ko wamaze gutura muri Kigali, abana bawe ubaganiriza ngo iki? Aho ntubirariraho. Hari igihe umwana ajya ku ishuri agatahana amanota aciriritse, ugasanga asa aramubwira ngo wakigoryi, ugasanga aramutuka, kandi ibyo bintu ni wowe wabikomoraho. Rero niyo mpamvu tugomba gusenga Imana ikaduha ubwenge. Kwijambo muri Imana ravuga ngo ubuze ubwenge busaba Imana. Twe ubwacu nta bwenge tugira. Rero hari igihe umwana wawe azatyo ari wowe wabikomoraho, ari ugasanga uramutuka, uramubwira nabi. Ntabwo rero iyo iryoboye Imana yaguhaye uzajya wereka abana bawe. Ubundi ibuye bishatse kuvuga iki? Yesu yaravuze ngo ni gebuye abubatsi banzi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe rihinduka irikomeza imfuruka. Ibuye rero ni ijambo ry'ubwenge. Ibuye ni ijambo ryibutsa, rituma utibagirwa uwo wari we, rituma utibagirwa situation wabayemo mbi. Iryo ni ryo buye ugomba kuganiriza abana bawe, ukari babwira uti bana mujye mwubaha, bana mujye musenga, bana mukizwe. Haleluya. Buri abantu benshi impamvu abana babo usanga baragenze nabi, ntago basanze mu miryango yabo bafite ibuye ngo babereke bati dore iribuye ni ryuko twambutse Yorodani. Iri buye ni uko Imana yatuzahuye. Imana itugire neza cyane. Rero bivuga ngo iri jambo intego rifite ni uko utibagirwa uwo wari we kera, ni uko utibagirwa Imana yagukuye. Imana itugire neza. Abanzi ahantu nagiye nyura, mwumva ko nagiye nca mu buzima bukakaye, ariko mu buzima bukakaye ntabwo nakuyemo ubugome. Nakagombye kuba ndi umugome number 1, ariko ryari ishuri nigaga. Rero Imana impamvu yambukije Abisirayeli Yorodani kandi ikayibambutsa batabikekaga, yagira ngo ibereke gukomera kwayo. Ndashaka kubwira mwene data, aho ngaho urimo gukora ntabwo wahajyanywe n'uko uri umuhanga, ahubwo ni Imana yahagushyize. Rero ugomba kugira ibuye ridashonga, ritanyerwa ngo rishonge, ry'ubwenge, ku buryo umenya ko Imana ariyo yagushyize aho hantu. Nukora ntuzishyire hejuru, nubona hari icyo urushije abandi ntuzagire ngo nuko uri umuhanga, ahubwo ni Imana yakwambukije Yorodani y'ubukene ituma utera imbere. Nawe rero icyo ukwiriye gukora ni iki? Ukwiriye kubwira uti nta mvura idahita, ugakomeza abantu, kagira ijambo ry'ubwenge. Imana itugire neza cyane. Rero bivuga ngo uyu mugoroba mwene data, wongere uzirikana Imana yadukuye, wongere wibuke aho uwo wari we kera, wongere wibuke isura wari ufite kera. Imana itugire neza. Uzi ko umuntu abonye ifoto yawe ya kera uko wari umeze atajya nakuvugisha, nta nubwo yanabyemera. Nawe ubwawe uyirebye wavuga utari kuyumfana iki nawe. Bivuga ngo Imana yadukuye kure bene data. Haleluya. Rero ndashaka kubabwira muri uyu mugoroba kugira ngo tugarure ubwenge, tumenye ko abo twari bo kera bari abantu badafite agaciro, bari abantu badafite umurongo, ariko uyu munsi dufite umurongo. Rero ntabwo ari abantu babitwigishije, ntabwo ari abantu batubereye beza, ahubwo ni Imana yatubereye nziza. Ese abana bawe iyo mwicaye mu rugo ubaganiriza iki? Ubabwira yuko mubayeho kubera Imana, cyangwa urabwira uteshaya kuhereye kera twebwe
atansiyo ngiye nkomoka ibwami twe turi abakire twe nta muswa uba iwacu are nyamara ukwiriye ushatse wakwitonda ukabwira abantu ko ari Imana yakugejeje aho ngaho. Abantu benshi buriya bari i Kigali barabanje gukora utuzi two mu rugo, barabanje kuba bakarane, barabanje gucuruza ikarito, barabanje gukora utuzi tukomeye cyane. Hari n'abari mu mahanga nabo baciye no mu ubwo buzima. Hari n'abari mu mahanga baciye muri ubwo buzima. Rero aho hose tunyura ntago ari imbaraga zacu zihadukura. Imana itugire neza cyane. Ndashaka kubwira ko niba wambaye neza jya uzirikana ko nawe utigeze wambara. Rero nubona wambaye neza ntuzirate ku bantu, ahubwo uzagerageze nawe kugira uwo wambika se neza. Icyo nicyo kintu Imana idushakaho. Imana itugire neza cyane. Rero muri uyu mugoroba naguhwituraga mwene data kugira ngo uyu munsi ni wowe Yosuwa w'uyu munsi, ni wowe uhagarara imbere y'abantu, ni wowe uyoboye umuryango, ni wowe abantu bareba imbere yabo. Rero ukwiriye kubabwira ijambo ry'ubwenge ribakomeza kandi ribubaka, ntubace intege. Imana itugire neza. Abantu benshi usanga akora nk'ikintu ukagitesha agaciro, bose iki kintu kizagera, bose ukora n'ibiki. Rero ayo magambo nyanga kubi, yewe umusanzu ukora ikintu ndakumotiva, ndakubwiye ni courage. Courage ni bizima. Tukunda kugira amagambo rero aca intege. Yosuwa rero kuko yari umuyobozi w'ubwoko bwa Isiraheli yasimbuye Mose, ni ukuvuga ngo Imana yasigaye imukoresha imirimo nk'iyo yakoreshaga Mose. Iraje iramubwira iti ubu bwoko njya mbona habamo abantu bibagirwa, rero toranyamo abatibagirwa. Ndashaka kubwira ko niba wibagiwe aho yagukuye, ni ukuri ko Imana umuntu wibagirwa aba ari umuswa. Niba wibagirwa wari we kera ntabwo uri umunyabwenge. Imana itugire neza cyane. Rero iramubwira ngo toranyamo abagabo b'abanyabwenge, b'abahanga, batibagirwa, bazirikana. Burya umuswa ubundi n'igihe yibagirwa ko yakwimye akagusaba. Cyane bijya bibaho, ariko umunyabwenge burya aramutse akwimye ntabwo yazibagirwa ngo agusabe, kuko ahora bizirikana. Imana itugire neza. Rero bivuga ngo Imana ishaka ko tuba abanyabwenge, Imana ishaka ko dukomeza abandi, Imana ishaka ko niba twarazamuwe tudatsikamira bagenzi bacu, ahubwo nabo hari icyo twakora kugira ngo bazamuke. Ni iyo ntego y'iri jambo. Rero bivuga ngo mwene data wikwibagirwa uwo wari we kera, ibyo bizajya bigutera gushima Imana. Nureba ifoto yawe ya kera uwo wari, ukareba naho ugeze ubu ngubu, uzajya ushima Imana. Nta kindi rero Imana, nta kindi kiguzi Imana idusaba, nta kindi dushakaho uretse kuvuga gukomera kwayo, tukavuga imirimo y'amaboko yayo igaragara ku buzima bwacu. Imana itugire neza cyane. Rero nabibutsaga nanjye niyibutsa kugira ngo nubwo turi mu bihe bibi ntago turagera aho Satani atarasa imyambi, kandi nagira ngo nibutse abantu bavuye ku Mana muri iyi minsi ngo mwongere mugarukire Imana. Imana ntabwo ari umugome, Imana yaratwihanganiye, Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Njya mbwira abantu ko muri Covid nibwo nariye neza, nibwo nariye ibirayi birobanuye. Mbega sinzi, Imana yaranyeretse muri Covid mu buryo bukomeye cyane. Yagenze gute? Agenda ibirayi birobanuye rwose. Yego. Inshuro batagiye kuri busheri ni nkeya, kandi twari muri guma mu rugo. Sinzi ukuntu Imana ibigenza. Ntago nzi ukuntu ibigenza. Ntago nzi uko ibigenza. Haleluya. Rero umwe niwe bavuze ngo sinzi ukuntu bigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi ni kimwe n'ukunyitaho. Haleluya. Rero cyuka no kuririmba. Yes, sinzi nyine Covid urumva yishe ibintu byinshi. Ubu n'abarepetaga barabiretse. Ikibazo ariko bagaruke ku muhamagaro. Oya nibagaruke ku rufatiro. Ababyeyi mukwiye kongera kubahamagara. Bagaruke ku rufatiro, kandi ni ukuri ndashimira leta ko irimo ibidufashamo. Abantu bari bamaze kubibicamuke. Hari umuntu numvise ngo wahinze umugore we n'ipiki mu mutwe, amuhinga rwose. Irumva ubwo n'ubupagane bukabije, yo ni imyuka mibi bayagwiriye mu gihugu. Undi ngo afata majagu ngo nawe ahinga umugore we. Urumva ibyo bintu ntabwo umuntu usenga yabikora. Rero Satani yaradufatiranye n'iyi Covid, arimo agenda yiba abantu abahindura ibicamuke, ariko ndashimira Imana yuko irimo igarura abantu bayo ku rufatiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje. Rero reka turabagirane nk'abanyarwanda, turabagirane nk'abashumba, two kuba twaratuje abantu
ibyaha ngo niturangiza aba ari bo babitubonamo natwe tubyivurugutamo. Rero Imana ibahe umugisha kuri Irakora TV. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye yuko murimo kumbona kandi mukambona mvuga ijambo ry'Imana kandi mukambona nk'uwazutse navuye kure. Narakoze cyane tugana ku musozi. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Ku ijambo ry'Imana mumaze kutwigisha. Yego. Mu by'ukuri urumva abantu bakurikira Irakora TV hari byinshi bahita bibaza bango ubu ngubu ntago ari Yesuwa urimo urabwirwa. Yego. Ubu ni njyewe cyangwa se wowe Yego. cyangwa se undi muntu wese Yego. agomba kwibuka aho Imana yamukuye. Ni ukuri. Hari abantu benshi bamara kugira aho bagera. Yego. Bakiremereza niko umuririmbyi yavuze. Bakiremereza. Bakigira nka dendo ari ukuntu ifunga umuhanda yatanze amababa gutya. Kirya kintu kinini. Kirya gikoko kinini. Mu by'ukuri hari n'abavuga ko abarokore tuba twimena inda. Yego. Ku kintu kijyanye n'ubuhamya ubyumva gute? Ku kintu kijyanye n'ubuhamya wumva ngo bari kwimena inda cyangwa bari ngombwa? Oya, ubundi hari ikintu bita kwiyubaha. Iyo wiyubashye nanone ukarenza urugero n'ubucyubashye Imana. Rero bivuga ngo tugomba kubaha Imana nayo ikatwubaha. Yego. Ndetse ikanatwubahisha. Yego. Ubundi seve zacu nimbi. Hari umuntu waririmbye ngo dosiye yanjye yari yanditse nabi. Yego. Ngo ariko Yesu abibonye arayihindura ayandika neza. Rero ntimukajye mwirarira n'ukuri ntabo turi bo hatabaye Imana. Yego. Yes. Ubuhamya hari abantu bavuga ngo abarokore bimena inda. Wumva ko gutanga ubuhamya atari ngombwa biba bimeze bite? Oya, gutanga ubuhamya ni ngombwa kuko na Dawidi yarabutanze ku rugamba. Yego. Baramubajije bati ariko ubundi wiza ngahe? Uvuye uri muntu ki? Arabwira ati giye nishidubu nica n'intare. Ubwo sibyo nibyo bari bamubajije. Ariko ntabwo yiraririye. Rero bivuga ngo natwe iyo dukijijwe kwirarira bivaho. Kwiremereza bivaho. Imana itugire neza cyane. Bivuga ngo rero nawe numenya Imana ugomba kwicira bugufi. Kandi niba mubona dusebye mwe mukomeze mwiyubahe nta kibazo. Twebwe nta kibazo dufite, tuzimena inda Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Tuzimena inda rwose. Niba byahesha Imana icyubahiro nzimena inda. Ariko niba nta kwimena inda izina ry'Imana ntirimenyekane, nanone nta gaciro nzaba mfite. Rero bivuga ngo nkuko mwene data yarambajije ntabwo gutanga ubuhamya ari ubuginga si n'ubugoryi. Yego. Hari akantu mwigeze muvugaho mugitangira bavuga ngo ababyeyi bajye bibutsa abana ngo bababwire mu yandi magambo iby'Imana yabakoreye babere urwibutso bicaza abana bababwire. Yego. Bavuga ngo niyo mpamvu wenda abana bamwe na bamwe bakura badasenga cyangwa se baba mu ngeso mbi. Yego. Wemera ko ishuri ry'Imana ribaho uburyo umuntu ashobora kuba ari umukozi w'Imana? Yego. Kandi nabo bana bigisha. Yego. Ariko bikanga bakamunanira. Yego. Ibyo murabizi muzi ko bibaho? Ndaguha urugero. Urabona nk'iyi leta. Yego. Aho leta donc aho FPR inkotanyi yakuye iki gihugu, urabona hari urubyiruko rwaje rusanga ibintu byeze, ruza rusanga ibintu bisobanutse. Mbega urabona uko Kigali imeze. Umva ukuntu ijambo riteye ubwoba. Rero bivuga ngo ujye ubona ko abayobozi bateranye urubyiruko ikababwira ngo basigasire ibyagezweho, mbega ikababwira aho igihugu cyavuye. Ni muri urwo rwego rero Imana yabwiraga Yosuwa nawe. Ni ukuvuga ngo uvugasanga igihugu kigeretsemo amazu gutya, ugasanga amadege, ugasanga imihanda, ariko ntibakubwira aho byavuye. Ndashaka kubwira ko wabyangiza. Wajya unabibamo rwose utanabirinda nk'uko leta ijya ibivuga, ariko umuntu akubwiye ikintu aho cyavuye bituma ukirinda. Rero Imana nayo yashakaga kugira ngo yumvishe Abisiraheli kugira ngo abana bazabyiruka bazayimenye. Rero bazayimenyeshwa n'iki? Nuko ababyeyi babo babibigishije. Haleluya. Bivuga ngo rero natwe nicyo bidusaba. Nuvuga ngo nubwo namubwira Imana ntanyumve, ariko niyo kondisiyo Imana impa kugira ngo abana banjye bamenye Imana ninjye bazabikomoraho. Urumva no kurangiza inshingano zawe nk'umubyeyi. Yes. Ukamubwira na Dawidi niko yavuze ngo Salomo mwana wanjye jya umenya Imana yaso. Imana yaso. Uyo nakoreraga bariyo nawe uzakorera. Yego. Urakoze cyane Papa Munyana, ndagira ngo uhugura abantu bibagiwe Imana.
Nibagiwe Imana. ijambo watwigishije ni ijambo ryavugaga kwibuka Imana imirimo n'ibitangaza, Yego. ikintu yagukoreye aho wavuye bikakubera urwibutso. Yes. Ko hari abantu bibagiwe Imana, Oya barahari. bavuye mu rusengero basubira mu kabari, Barahari. hari abantu bavuga Imana nabi, hari abantu bayigayisha. Abo bantu ndagira ngo rwose tugana ku musozo udusengera Imana, ndagira ngo ugire nk'impuguro bahereza. Impuguro nuko abiki gihe umuntu abahugura bakumva umuntu avuze ubusa, kandi ubundi Salomo yaravuze ngo nta kiriho gishya. Impuguro nabaha nuko babaye nka wa mwana w'ikirara wataye ababyeyi ntacyo yababuranye ajya kuragira ingurube. Rero bivuga ngo yisubiyemo aravuga ati ariko data ko ari umwami wasubira mu rugo ko n'ubundi ubugorya ari ubwanjye wenda akangenza uko ashaka. Rero umwana agarutse mu rugo ntabwo se yamugiriye nabi, ahubwo ngo yamuguriye ikanzu ihenda amwambika n'impeta ku rutoki, ngo aramubwira ati uyu yacyari umwana wanjye ngo mubagira ibi byibushye. Abo rero ndabahugura mbabwira yuko aho bagiye mu burara n'uburarashyamba bakigira nk'abana batagira iyo bakomoka, nibagarukira Imana nayo yiteguye kubakira. Niyo nama ngewe numva nabagira. Yego. Kandi nanjye byambayeho ntabwo nabatera ibuye cyane, nanjye nigeze mbivamo rwose nsubira ku birutsi nk'imbwa, niko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko Yesu aranyihanganira kugeza igihe nayigarukiye irangarukira nayo, noneho inteza imbere kuruta uko mbere nari narateye imbere. Nabo rero nibagaruka izabateza imbere, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwiza bw'uru rusengero bwa nyuma buzaruta ubwa mbere. Nababwira rero ko hakiriho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Wowe wari udukurikiye kuri Irakora TV, twari kumwe na Pastor Emmanuel cyangwa se uzwi ku izina rya Papa Munyana, yarimo tuganiriza ku ijambo ry'Imana tugana ku musozo. Ariko wari udukurikiye turagira ngo wongere ukore like, ni ngombwa share mu magroupe cyangwa se ahandi hose mu nshuti zawe kugira ngo usangize iri jambo ry'Imana, kandi wamanuka hasi muri comment ukadusigira icyifuzo cyangwa ikibazo n'igitekerezo. Ni ngombwa tugera ku musozo. Pastor mwaturagize Imana, murakoze cyane. Murakoze Mana Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye kubw'ijambo ryawe rizima, tugushimiye ko ari wowe wabyemeye, tugushimiye ko twicaye mu mugambi wawe, tugushimiye ko icyari igihe cyashyizweho wowe washyizeho kugira ngo tukwamamaze muri ubu buryo. Kandi nkushimiye Mwami Irakora TV ko ari umushinga wowe ubwawe watekerejeho, ukabona yuko ari bwo buryo dukwiriye kugukorera muri iki gihe. Rero ndakwinze kugira ngo uyishyigikire kandi izagere kure. Ndakwinze ngo ijambo ryawe rikomeze kuganza mu mitima y'abantu, kandi nsengeye abaguye nkuko mwene data yararimo ambaza kugira ngo ubabyutse, kuko haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kandi kikabagira ibibabi by'ibitontome kuruta ubwa mbere. Rero ngaho babyutse, kandi nkushimiye yuko mvise gusenga kwanjye, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amina.